Reka nongere ngusuhuze aho udahwema kutwumva umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Tugushimira yuko ubana natwe ndetse ukanabitwereka iyo utwandikiye tukabona ubutumwa bwawe, wowe udukurikira biratunezeza, ibyo bikatunyura umutima bigatuma turushaho gukunda abakunzi bacu. Mbabwira ko iyi ngiyi ari Isumbwe TV, njyewe Ndiyaremye Bernard. Mbere ya byose rero dusuhuje amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese aho muri turabasuhuje tubahaye ikaze, ndetse ntitwakagirwa bari hanze y'imbibi z'u Rwanda mudukurikiye, mudema kutwereka yuko namwe mudukurikira, ndetse no hakurya y'amazi magari. Mwese diaspora yose aho muri mwese turabasuhuje tubahaye ikaze. Reka rero uyu munsi nanone ducumbure cya kiganiro cya Deal Equipment, ariko ndagira ngo manze mbwire wowe uhageze ari ubwa mbere kuri umurongo w'Isumbwe TV, kora share, kore subscribe ndetse unarayikinge, maze ukomeze ubane natwe kugira ngo ujye ubasha kumeza kugendana natwe mu biganiro dushyiraho uko bwije n'uko bukeye. Reka rero dukomeze Deal Equipment. Deal Equipment twabwiye yuko yamarije abantu, yibye abantu benshi cyane, barahangayika. Ngira ngo abantu bakomeje kurira ari benshi cyane, bakomeje kubogoza amarira yuko bahombeyemo amafaranga atari makeya bari bashoyemo, bazi yuko bagiye kwiyubaka, bazi yuko bagiye gushaka iterambere, ariko none ngo Deal Equipment iranze, irabatengushye. Mu by'ukuri mu benshi bari bashoyemo barimo bararira bavuga yuko mu mafaranga ngo bari bagiye bashoramo ko abenshi bari banze no kuyabikuza, kubera yuko ngo babonaga bafitemo inyungu z'umurengera. Bamwe baravuga yuko kuyabikuza rwose byo batabikozwaga, kuko babonaga yuko bakomeje gutera imbere, babonaga yuko inyungu iri kuza, ahubwo ku buryo ngo abenshi bari bafite imishinga migari cyane bashobora kuba bagiye gukoresha kado yabo Imana ibihereye. Bamwe bumvaga yuko ahangaha bashoraga, bumvaga yuko ari impano Imana ibahaye. Bamwe bakumva yuko ngo bari barasigaye inyuma mu iterambere, bakumva yuko Imana ishobora kuba ibibutse. Aha rero nyine ntago byaje kubahira, bakomeje kubona yuko ibyo bari bishoyemo bitari byiza na rimwe. Ese tugarutse inyuma ubundi tukareba neza, tukanariza, ubundi amafaranga wahize ukayabura, amafaranga abandi bashobora kuba bahiga bakayabura, amafaranga abandi baguha baseta ibirenge, amafaranga hari ibigo bikomeye tuzi bifite amafaranga menshi cyane rwose byinjiza agatubutse, bitajya bizana ngo bimere nk'ibiyatangira ubuntu. Ni gute sosiyete nk'iyi ngiyi iza hanyuma igakoresha amayeri yo kugira ngo yihererane abantu, hanyuma bakayoboka babona yuko ifite amafaranga yo kuyora yo kugira ngo ibahe? Ni kenshi mujya mwumva ibindi bigo cyangwa amasosiyete hanze afite gutanga amafaranga. Ngira ngo hari abantu benshi bakunda kujya mu byo bita beti, bajya kubetinga, ugasangamo barabetinga amafaranga. Ibi nabyo bijya gusa nabyo, ariko aho bitandukaniye gatoya ni uko ibi ngibi leta itabizi, kuko hano uko bamwe babihombeyemo niko n'ibindi bigo abenshi bashoramo bakabihomberamo. Ugasanga abantu bamwe bariye ibyabo, ugasanga abantu buri munsi barabyukira mu nyungu z'umurengera, ari naho hamwe haturutse ibyo bitaga ibiryabarezi, ubwo umuntu yabikinaga, hanyuma mu kubikina yagira ngo arariye, n'ayo ariye ntabizirikane, ahubwo ntazirikane ko ayo mafaranga nta hantu yari buyakure ngo ayajyane amunyure, hanyuma nawe yarariye akongera akayashora, bikarangira bayishubije.
aha naho rero muri no deal equipment niko abantu benshi byabagendekeye, bamwe bagiye barya birangira babihombeyemo, nk'uko muri kubibona hariya handitse ngo account balance zero, niko n'abandi benshi byabagendekeye kandi barafite amafaranga menshi, koko mbere barabikuzaga byaremeraga abantu, abenshi babikuza biba byaremeye, ariko abenshi barekeyemo. Hari umwe nabashije kuvugana nawe, reka mbareke hanyuma tubanze tumwumve, mwumve amayagwa cyangwa se mwumve kuyaga afite, mwumve no kwicuza afite. Hello? Yego. Muraho neza? Muraho. Amakuru? Neza. Urimo uravugana n'Iyamye Bernard? Uri umwe mu bantu babaga muri deal equipment? Yego. Wari umazemo nk'igihe kingana iki? Saba YouTube bahuriye hano, bize ngo wenda uri nk'umuyobozi ushaka amakuru runaka. None se uzi ko bavuga ngo icyambere ni amakuru? None se ikintu ariko nutanga amakuru akwiriye kumenya ko nyine ari gutanga amakuru. Nibyo nyine nanjye, none se njye urumva nkubeshye? Oya, ntabwo nkubeshye, ahubwo uri umwe mu bantu bari muri groupe yari admin bitaga Denise. Abantu benshi harimo bararira nyine bavuga yuko yabacucuye, hari abatwandikira tubwira ngo twabakoreye ubuvugizi. Ubwo muri make ntabwo natanga amakuru y'ibinyerekeye hose mu gihe ntakuzi, ngomba kuba nkuzi, ngomba kumenya n'ibyo mubwira. None se ariko nakwibwiye nakwibwiye gusa kuyampa wenda ni uburenganzira bwawe. Inyungu birazwi ko bayatwaye. None se uyu munsi wa none baramutse bakurikiranwe, mukabona bakurikiranwe, ubwo nta nyungu byabagirira baramutse babakurikiranye, ko hari igihe bakurikirana wenda bakagira n'icyo wenda bagarura. Ahubwo ibyo nibyo bifite akamaro. None se ibyo dushaka, urumva tumeze nk'abakingira ikibaba abo bantu, cyangwa turagira ngo ahubwo tubashyire hanze, wenda nimba n'inzego zibishinzwe zabashaka zikaba zabashaka ku bw'amakuru zumva? Ibyo bifite ishingiro nyine, wenda nahitamo kuyaguha cyangwa nyine byaterwa, kuko hari abantu benshi barimo kugenda barira, hari na benshi nyine bagiye bananyandikira. Hariho n'abambwiye yuko bazaza no kumpa ikiganiro nyine mbona nkubone by'ukuntu deal equipment yaba yarabagenje. nanjye nuko byagenze. Nawe bagutwaye agatubutse cyane? Barayatwaye ariko ntacyo, n'ubundi umuntu akenshi kuko akenshi n'abantu binjizamo abantu wenda babimenye kare bakagira abandi bashyiramo, iyo babibabwira barababwira ati ntituzi igihe bizamara kandi ikindi ni risiki. Rero uwabigiyemo wese ndibaza yuko atari azi 100% ko atari risiki. Ntabwo yari abizi, ahubwo buriya wenda abantu iyo babonye ahantu harimo inyungu bari babizi ko ari risiki, ariko bakaba bari bazi ko risiki izaza wenda hashize igihe. Hoya ntabyo bari bazi, baravugaga bati tugize amahirwe kaza wenda hashize igihe bikahagarara hashize igihe twaba twaranakize. Ndumva ko buri wese ariko yari afite imibare niko yari ihagaze. Rero abagiyemo icyo gihe nyine bagahurira na yuko bigiye gufungwa, urumva ko nyine ikibazo baragifite, ariko bari babizi ko batazi igihe bizafungirwa. Amakuru yari ahari ko buriya ngo harimo n'abahombye ngo arenga miliyoni. Miliyoni se yayo ni amafaranga. Ntabwo ari amafaranga, barahombye cyane. Barahombye cyane, bararize rwose. Oya amakuru yo
miliyoni ni make hari abari yarengeje ngo bari bafite sisiteme y'uko umuntu yashyiraga nk'amafaranga ku nyungu ngo bamugeneye, hakaba ngo azajya abikuza ngo buri munsi kuzageza igihe ngo inyungu izashiriramo kandi ngo igishoro kikirimo. ahubwo igihe bumva ni igihe ari n'amafaranga washoraga akaguha inyungu yikuzwa buri munsi cyangwa itabikuzwa buri munsi bitewe n'uko wabishatse. hanyuma igihe cyagera bahaye iyo deal equipment cyagera ugakuranaho nayo washyizeho harakundaga. Iyo sisiteme ni ukuvuga wenda nk'igihe wamazemo hari ayo wagiye ushyiramo ukajya ubasha kugenda uyabikuza koko bikemera. Mboge kubera kubona ko analize zanjye zanyerekaga yuko bishobora kumara igihe nari narayarekeyeho sinigeze mbikuza, urumva barayatwaranye ariko nyine rumva nuko byagiye. Ni ukwihangana. Buriya ntekereza ko iriya deal equipment ntekereza ko haba n'izindi sosiyete wenda zikora nkayo zishobora kuba uyu munsi nanone zitari wenda zamenyekana kugira ngo wenda n'abazirimo babimenye. Ni iyihe nama waha abantu wenda bashobora kuba bari mu bintu nk'ibyo cyangwa se bijya gusa n'ibyo bumva ko bakurikiye inyungu z'umurengera ariko batazi ikizababaho nyuma? Sinzi rero ukuntu ushobora kugira inama umuntu wahitamo n'ubundi kubikora, ko umuntu niba yarakwinjizagamo akubwira ati nanjye sinzi igihe bizahagararira ariko ubu aka kanya inyungu ziraboneka, njye numva yuko umuntu baravuga ngo umusore umuhana avayo, ariko ndibaza ko utarajya mu kintu ngo wifatire umwanzuro wo kukivamo biragoye kubona umuntu abibonye bwa mbere cyangwa abyumvise bwa mbere kugira ngo abe yakwanga kubijyamo, nubwo wamugira inama ntabwo yabyanga, kuko umuntu waguteza inyungu ntabwo kamemu nyine biragora kugira ngo ube wabyanga, ahubwo wenda ababishinzwe bajya bakurikirana abo bantu kuko bazi neza ko bafite negative impact ku baturage, ariko ubundi rwose umuturage yabonye hari inyungu biragoye cyane kuba atajyamo, biragoye. Ariko ku bantu bashishoza bavuga yuko ngo bari bamaze kubibona, hari ikiganiro ngo bari babonye ndetse ndagira ngo n'uwo bita Scovia mama Rwagasabo yari yabivuzeho, ndetse banavuga yuko ngo groupe ngo ariyo yari ifite admin bitaga Denise, ko ako karinki kanaguyemo abantu bamwe akaya nubwo bari batangiye guhumuka babona ko ibyo bintu ari amanyanga, kuko iyo deal equipment nabo bari bayivuzemo. Icyari kuba kizima abo banyamakuru n'abo ba Scovia iyo bataza wenda kuba bahita babishyira hanze, wenda batangiye kubitangaza bwa mbere, iyo babanza bakabigeza ku nzego ziri hejuru zigakurikirana bagakurikirana mbere y'uko abo ngabo babimenya, kuko nibwo babihagaritse. Ariko bari bakagombye kubikurikirana mbere y'uko babitangaza. Ntekereza ko buriya wenda inzego za leta zishinzwe kurwanya ibintu nka byanekeza ko ziticaye, kuko nimba ikintu baragiye kukivuga ku mugaragaro buriya hari ubwo cyaragaye baba barakibonye mbere, hari ubwo barakoze gucekinga ukaba wasanga hari nk'amakuru wenda batari bashyira ahagaragara, ariko wenda abo bantu bakaba bagishakishwa, hakaba hari uburyo babirimo wenda bakaba batahita basangiza ayo makuru abantu. Ibi bintu biragoye kuko n'ubundi hari n'ibiheruka gufungwa ngo niba ari esitini simbizi, hari indi igeze gufungwa ndetse n'abantu benshi bamwe barafungwa. Ni gute se sisiteme imara umwaka umwe 2 3 4 ikora hanyuma bimenyekane? Wenda sinzi, ibintu byagiyemo abantu bihumbi n'ibihumbi, wenda ntekereza ko hari abantu baba bafitemo ukuboko bakomeye.
birashoboka kubera ko biriya bintu ni ibintu biza ku mugaragaro, n'ikindi ni sisiteme zikora, kandi ntekereza ko hari ubugenzuzi bwinshi buba bukurikirana amakuru bagenda yitaba ku masosho media cyangwa se no mu matumanaho na hehe. Ntabwo sisiteme nk'iri reka nkubwire icyo ntekereza wenda ku bijyanye no kuvuga ngo ntibiba bizwi cyangwa birazwi, ni ibintu nk'ibyo. ibyo ari byo byose hari abantu bari bashinzwe kwakira amafaranga, kuko iyo woherezaga yakirwaga n'umuntu, ntiyakirwaga na sosiyete cyangwa kampani. ni gute umuntu yakwakira miliyari zingahe ntibamugenzure kandi iyo nimero? kandi wibaza ukuntu umuntu yakiriye amafaranga y'umurengera gutyo ushinzwe kuyakira, nimero ari inyarwanda, ntibanavuge bati ibi ni ibiki gusa. Ntabwo biba byumvikana. Ntekereza ko rero abantu bakomeye nyine baba bafite mu kuboko, kandi n'iyo myaka ntabwo yashira, urumva barimo abantu benshi cyane kandi bashyiramo amafaranga menshi. Ntabwo rero biba bitazwi, ahubwo ntabwo abo bifitiye inyungu baba bari bwagere ku mubare bashaka w'amafaranga. ngo bagiye babereka wenda nk'abantu bababwira ko ari abo hanze bafite nomero zo hanze, bamwe babereka ko ari n'abazungu babihagarariye. Hanze se ntushobora kuyitunga se uri mu Rwanda kandi ariyo hanze? Icyo kintu abantu benshi ntabwo bajya gisobanukirwa, ngo basobanukirwe ko umuntu ashobora gutunga nomero y'inyamahanga akayikoresha atari muri icyo gihugu. bagomba rero kuba educated, bagomba kuba babizi, kandi biriya numva yuko no kuba ahubwo abantu bakeneye, mbese kuba wabwira umuntu ngo ntabijyemo yabibonye biragoye, ahubwo imbaraga nyinshi zashyirwa mu kuba bitaba created cyane, bakigisha abantu bakashaka akazi, iyo mirimo ikaboneka, kuko abenshi harimo ibijyana no kuba umuntu afite umwanya munini wo guta, agashyira umwanya atekereza ibyamuha amafaranga. Harimo ibibazo byinshi, ariko abantu nyine ntabwo imbaraga nyinshi zikwiriye kujya mbese mu bashinzwe kubikumira. Ndumva aribo bashyiramo imbaraga nyinshi, naho umuturage nabo buriya ntabwo bicaye, kuko ikintu kiba cyabaye kikagera ku mbaga ingana gutya, amafaranga nk'ariya bakayanyereza ku bantu bari bayafitemo. Nabo niba baticaye nibayagarurire, nibagerageze bagarurire. reka dutegereze. Ntiwicaye amafaranga sisiteme irakoze imyaka ingahe, n'abayatwaye nyine barayatwaye. oya, buriya hari igihe baba birimo kuba byaragiye kujya hanze, byagiye hanze, wenda hari aho byabanje kunyura, bakajya no kwihaniza wenda abo bantu, cyangwa se bakavuga no kugira ngo abantu babyumve bakomeza kuyoboka, baba babibonye. Reka dutegereze, wenda hari igihe hazaboneka igisubizo, ubwo Imana ariko yabigennye, hari igihe mwazagarurirwa, cyangwa se ubwo nyine binanze, ubwo habaho kwihangana. Gusa n'ubundi biriya bijye bijyamo abantu, wenda n'ibinaba bikajyamo abantu basanzwe bafite amafaranga agaragara, kurumva hari abayashyiragamo ariyo yonyine bafite nyine, kandi uwo hasi nawe ashaka kugira agaragara nyine. Urumva se mu gihe washoye menshi ubona menshi, ubwo niba rero uhitamo gushyira, wenda abo batayafite bahitamo gushyiramo ayo bafite yose kugira ngo batere imbere. reka tugire inama kujya abantu bashimishwa no kurya utwo bakoreye, kugira ngo wenda biteze imbere mu byo baruhiye, bumve ko umuntu uzaba afite impuhwe z'umurengera, bumve ko zaba zifite ikindi kintu cyihishe inyuma. N'ubundi nta nyungu z'umurengera, umuntu abura ijya atungwa n'amaboko ye. Urakoze cyane rero.
ngira ngo rero mwimviye uburyo uyu mugabo avuga uburyo deal equipment uburyo yamugenje, ngira ngo mwumvishe ko aba atari ibintu byoroshye cyangwa se ari ubusambo burenze bagiye bakorerwa no kuburiramo umutahe mwinshi bitewe n'uko bamwe bari barekemo ngo azabanze agwire n'igishoro bashyiramo kigwire maze bajye bifatira icyo bita ibifaranga. Ibyo rero murumva ko bitakunze. Ndagira ngo rero mbwire abantu bamwe na bamwe bari mu bintu nk'ibi ngibi, hari ibindi bigo nk'ibi ngibi nabyo bituma abantu ngo babyara abandi bakazana agakingirizo ko kubanza kuzana poroduwi zimwe na zimwe kwerekana ko bafite n'amatelefone agurishwa, imiti igurishwa, ariko icyo kintu nacyo bakagikingirizaho inyuma cyo kuzana abantu uzana abandi ngo murabinjiza muri deal ngo y'amafaranga, bakakwereka ibigo na bimwe biriho bakakubwira ngo kiriya kigo ngo cyashinzwe n'umuntu umwe ngarangije ngabwira undi ngo none ngo reba ngo reba ngo amafaranga ngiyo ngo tuyobotse nk'ikintu nk'iki tugatanga amafaranga wa muntu ngo niwe utwara menshi. Bakunda gutanga ngo urugero ku kigo cya MTN ngo cyashinzwe n'umuntu umwe ngo reba ngo abacuruza mituyu ngo abagira gute ngo bari bose ngo kudufaranga batanga ngaguze mituyu ngo uwo muntu wo hejuru ngo wabanje ngo aragenda ngo akamuruhukiraho ngo akari utwara menshi. Ibyo nibyo rero bagenda batwereka bajijisha abantu n'abaturage, abenshi bagashiduka babirundumukiyemo, ndetse harimo n'ababanza kuza bagahugura abantu barangiza ngo bakabaha icyo bita biodisike mu rwego rwo kugira ngo bagaruze umwanya bataye babahugura, ariko bakabajijisha ngo niyo kurinda ubuzima. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero byinshi bigenda biza bijijisha abantu, mubyirinde. Cawu rero yari Bernard, turabakunda turi kumwe.